Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje aho muherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu, z'isi yose. Umwami Imana akomeze kubaha umugisha. Ndi Salomon IRADUKUNDA, nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana muri aya masaha. Turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 2, turasoma umurongo wa 12. Ni ijambo rigize riti: baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Hérode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Amen. Muri uyu mugoroba w'itariki ya 22, Imana ishyize ku mutima wanjye ijambo rivuga ngo tunyure iyindi nzira, kubera yuko Hérode agenza umwana uri muri twe kugira ngo amwice. Aba ni abanyabwenge nk'uko Bibiliya itubwira, bari iburasirazuba bw'igihugu cy'i Yerusalemu, bari mu byabo, babona inyenyeri. Kubera ko bari bazi iby'ubumenyi bw'ikirere, bamenya yuko iyo nyenyeri ivuga ko havutse umuntu ukomeye, bituma bafata umwanzuro, bashaka amatoro, izahabu, icyome n'ishangi, barahambira, bakurikira ya nyenyeri ngo ijye kubereka aho uwo mwana yavukiye. Hanyuma rero bageze mu nzira, ya nyenyeri barayita, bayoba inzira, bajya kwa Hérode, bamubwira ibibazanye, bamubwira ibibagenza, bamubwira uko bimeze. Hérode ahita, ngo Bibiliya iratubwira ngo ahagarikana umutima we n'abatuye i Yerusalemu. Hanyuma niko kubwira ba banyabwenge ati: mugende muhiga aho uwo mwana yavukiye, nimumara kuhamenya nanjye muze mumbwire njye kumuramya. Abanyabwenge baragenda, babona aho umwana yavukiye, barangije bamutura amaturo. Bamaze kumutura amaturo bararyama. Bamaze kuryama rero, ngo Imana ibabuza mu nzozi kongera kunyura kwa Hérode. Bamenya imigambi ye, bamenya gahunda afite, bamenya ko nta cyiza kimugenza, bamenya ko nta cyiza ari bugirire uwo mwana, ko yari yabashutse ngo ari bujye kumuramya. Bamenya yuko atari ibyiza bimujyana, ahubwo agambiriye kwica uwo mwana. Hanyuma ngo bituma batongera kunyura iyo nzira, ahubwo ngo banyura indi nzira. Hanyuma rero iri jambo ndi kuritekerezaho, natekereje ngo hari ibintu byinshi bituma tubura amahoro, hari ibintu byinshi bigenza uyu mwana uri muri twebwe. Ibyo ngibyo ni Hérode ushaka kugira ngo agukururire mu bibi, umutima ukambuza amahoro, umutima ukakubuza amahoro, kugira ngo umuntu akatire mu bidafite umumaro. Nitegereje neza nsanga uyu ni Hérode uba ushaka kugira ngo atume abantu bava mu byizerwa. Nawe ndi kuvuga iri jambo uhita ubitekerezaho neza, ureba aho Hérode anyura guhiga, ureba inzira anyuramo guhiga, unyura indi nzira. Niba wari uri mu nzira zimwe ukabona nta mahoro uzifitiyemo, uri mu nzira z'ubucuruzi ukabona nta mahoro uzifitiyemo, uri mu nzira inzira iyo ari yo yose waba urimo ukabona nta mahoro uyifitiyemo, umenye yuko Hérode ari kuguhiga. Unyura indi nzira, kandi inzira Imana igucyashye ikubujije kunyura, ntugahatirize ngo uyinyuremo, kubera yuko irimo Hérode. Kandi Hérode nta kindi agenzereza umwana uri muri wowe, ni ukumutesha agaciro, ni ukukwambura ubugingo. Dore ko twabonye ijambo rivuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Nta kindi rero Hérode agamije, ni ukukwambura ubugingo, kugira ngo wa mwana ntagire agaciro muri wowe, ntagire agaciro muri njyewe, ntagire agaciro mu buzima bwanjye. Muze rero tubwire Imana, tugire icyifuzo, tuyibwire ngo Hérode aratugenza umunsi ku munsi. Hérode arifuza kwica umwana uri muri twebwe, ariko twereka inzira nziza dukwiye kunyuramo. Ongera uvukire muri twebwe, utumenyeshe inzira nziza dukwiye kunyuramo, bityo iyo nzira iba idafite aho ihuriye no kwa Hérode, iba idafite aho ihuriye n'intekerezo ze. Bityo Hérode nashaka kugenza uwo mwana uri muri twebwe, asanga abundikiwe mu mababa yisumba byose. Iri jambo
ndumva riri kumfasha, ndumva nifuza kubwira Imana ngo nyereke indi nzira nkwiye kunyuramo, kubera yuko Hérode agenza umwana uri muri njye. Ndumva nifuza kubwira Imana ngo nk'uko wasuye Yozefu mu nzozi ukamubwira ngo hungisha umwana na nyina kubera ko Hérode amugenza ngo amwice, ndumva nanjye nifuza kubwira Imana ngo nyereka aho nkwiye guhungira kugira ngo Hérode atica umwana uri muri njye. Fatanya nanjye tugire iki cyifuzo, twongere tubwire Imana ngo turifuza guhungisha umwana, kubera ko Hérode ntago ari umuntu mwiza. Hérode aramugenza, Hérode arashaka kumwica. Fatanya nanjye rero, twongere tubwire Imana, tuyibwire ngo turifuza guhunga kubera yuko nta cyiza Hérode atwifuriza, turifuza kumugendera kure. Hanyuma aho uraba uherereye hose usenga isengesho ryo kubwira Imana ngo ndifuza yuko umwana uri muri njye abungabungirwa umutekano, hanyuma Hérode umugenza ntabone uko amugeraho, kubera yuko nta kintu kizima agera gute, nta kintu kizima mwifuriza. Bityo nitunyura kure yo kwa Hérode uyu mwana azabona amahoro, kandi ntitugire impungenge, Hérode namara gupfa tuzongera tubona andi mahoro. Mu gihe atarapfa rero Imana nituyobora inzira dukwiye kunyuramo kugira ngo umwana wacu adahungabana, kugira ngo umwana wacu atagira ikibazo, kugira ngo umwana wacu adahura n'ingorane kubera ko yaciye kwa Hérode. Imana nibashyigikire rero, umwuka wera akomeze kubana natwe twese, iri jambo rihira imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba i Golgotha niko mbifurije. Amen, amen.